mu masezerano batuye indirimbo ya 216. Amen. Shikamye mu masezerano. Umashaka kuririmba ariko reka ne kuririmba baririmba baze kuririmba. Uzabona kenshi ntango no kuririmba. Indirimbo zambereye umuti kandi ziranyisa. Yabwiye ko ninjiye muri iri torero kubakora ari ambassadors nararitswe n'umuntu. Ya ndirimbo yanjye nibaze kuyisubizayo reka ngire vuba. Ya yindi Ikimana gushaka nuko wakwihana ubu gusa. Muri uyu mugoroba rero mwiza muri iryo zina rya Yesu nyuma yo gushima nongeye kuba ikaze mu ijambo ry'Imana. Mu ijambo rivuga ngo ikimenyetso cya nyuma ngo isi irimbuke. Ikimenyetso cya nyuma ngo isi igenze ite? Irimbuke. Twibwiranye ababwiyeho ngomoka nababwiye ubuzima mu cyamake ariko iri sina twayisenga Emmanuel yavuye kwa Mashabari na Nyiramapole kwa Kayitaye na Karuyonga na Ryamondo rya Nyundo na Rutwaza rwa Rubonambuga na Karuyonga ka Muhatsi. Hasi narivuga Imana kwa Mashabari ari rwa Byuma Rutayisire Mukanabana Mukanaganzwa abiyingoma biteye isengesho cy'inka. Nyuma y'ayo mateka meza atyo navyirukiye mu muryango uterekera sanga iwacu babandwa basanga inzu bitagiye abakurambere sanga ariyo mihango biberagamo. Ibyo byatumaga amazina yabo adashobora kuboneka izina rivuga Imana. Igihe kiragera nkundi somo ry'Amagalati igice cya 4:4 igihe gikwiye gisohoye Imana yohereje umwana wayo mu isi kugira ngo acungure abatwarwa n'amategeko biduheshe kwitwa abana b'Imana. Ababyumvise mutamena. Igihe gikwiye gisohoye Yesu yaravutse. Igihe gikwiye Yesu yaje arapfa. Mu gihe gikwiye Yesu yarazutse. Mu gihe gikwiye Yesu agiye kugaruka. Mu gihe gikwiye iwacu habonetse andi mazina. Siyo nshaka gutinaho cyane kuko mama Nyiramapole yantwaye anwita amezi 30. Abantu bajya bavuga ngo ntibishoboka ariko ntibishoboka n'imvugo y'abantu. Imana nizera yitwa ishobora byose na bya bindi bitarasohora izabisohoza. Mama bageze ubwo bamufatira gahunda yo gupfa bamuzanira umupadiri ngo amusabire amasakaramentu yo gupfa. Umupadiri yomoka mu mazi duturiye ku kivu Samu ya Datira amanuka igakora ku kivu. Aho twabanye ni urusengero Imana yategetse ko rwubaka uyu munsi. Nyuma y'aya mateka yose aho nta data waba nta data wacu nta mama wacu nta masenye nta murumuna nta mukuru nta mubyara nta muntu n'umwe w'igisanira ukibaho bose barashize baraho. Imana inegeka kujya kubwiriza ubutumwa kubitwaga inzigo basa n'ababamase. Imana inegeka kubatereka urusengero ijuru rirarwubaka. Imana ikoresha abana bayo abari ibibazo abakereye amajosi Satani abanyuzemo. Uyu munsi nibo bayoboye itorero ry'Imana. Ntihagesengerwa ibigirwamana harasengerwa Imana Yehova Uwiteka El Shaddai. Uwiteka gukiranuka kwacu Yahwe wahozeho kandi uzahoraho ni Imana yo gusengwa. Burya birahinduka aho ubona ibintu byaratinze guhinduka. Umupagani mubayemo igihe kirekire si uko Imana yabinaniwe ahubwo isaha yari uyu munsi n'uyu mugoroba Imana igukize. Maze igihe gikwiye gisohoye mama bamaze gufata amasakaramentu bayamuhaye abantu bazi ko azapfa nta mateka nari kwinjiramo nonaha. Hari Mercredi hari kuwa gatatu aho bita kuwa gatatu wa leta hari ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1980 bari barakoze ibishoboka byose bararaguje bajya Cyangugu ahitwa Nyamasheke nyogokuru Karuyonga nyakuraguza ngo barebe icyo Nyiramapole yarwaye. Abaganga bagapima mu byuma byabo bakabona umwana ariko indi kamara umwaka ntivuke ikamara 2 ntivuke. Bagerageza gutanga ikimasa cy'umushishe umupfumu arakirya iby'abapfurya biribwa umupfumu arakirya inda ntiyavuka. Ariko ku isaha y'Imana kuraguza byananiwe guterekera byananiwe kujya ku ruhimbi rw'abakurambere byananiwe. Imana irategeka kuri uwo munsi mama yumva ibise. Haleluya. Ibise biraza Nyiramapole arapfukama uko byagenze simbizi sinari mari nubwo nari mpari yarahari ariko kumwe nawe
Nyamunda kuvuga ngo yamana ibasha kubyaza inka nyirayo adahari agasanga iryamanye n'akanyana, ingurube ikabwagura ibibwana ugasanga biryamye iruhande rwayo, ipusi ikabyagura ntibyara burgira bwagura, imbwa ikabwagura ntitwita burgira bwegeka. Ariko iyo mana ku mugani w'abaririmbyi ba hano mu Kinigi hariya bitwa abavumbuzi baremye ngo ariko iyo ma niradukunda, ariko iyo ma niradukunda, ariko iyo ma niradukunda ntacyo, Abanyamusanze ntacyo, hano harya ni hehe yewe Makoro nagiye Makoro ne uko nabonye umugabo wo mu Makoro. Natwe nahanga Abanyagisenyi Abanyabihu ntacyo itagiye giti, ariko iyo ma niradukunda ntacyo itagiye gite, maze mu gihe gikwiye iyo mana ibana n'ibyo byose, nta murwaza uhari, nta berso yateguwe, nta mubyaza uhari. Iyo mana niyo yaturinze tugira neza, niyo yari kumwe na Nyiramapore aho abaganga batari, imana irahari. Ndavuga imana yankuye mu mirambo 13,000, ndavuga imana yankuye mu mwobo Rubengera, ndavuga imana yankuye mu mwobo mu Kayenzi. Iyo mana niyo mana twisera. Igihe gikwiye gisohoye uwo mwana aravuka, uwo mwana utaruta Yesu, Yesu aramuruta cyane, maze mu rugo haboneka ibintu bikomeye. Hari umusozi witwa Kabugita, batuma kuri data bati rero Nyiramapore cya kintu amaranye imyaka 2 n'igice, cya kintu abaganga babonagamo umwana ariko atavuka, uyu munsi turagira ngo tugutangarize ko havutsemo umwana. Maze data anyitira ku musozi witwa Kabugita, yari yajyanye ikawa kugurisha ahitwa Ikibirizi, avuga amagambo akomeye ngo niba inda ya Nyiramapore yavuyemo umwana hari impamvu. Nyiramapore aho yabaga arwariye mu idini y'Abakatolika kavukire, yabaga yifitiye ishapure ari muri Ndakuramutsa Mariya wuje muharane n'Imana, wayebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye barasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana wagiye dusabira tw'abanyabyaha no kuri ubu n'igihe tuzapfira. Bashabara ati rero abajya gupfa bambaza amasaro, kuko mama yabaga aryamanye ya masaro, data akajya guterekera ku ntango y'abakurambere, byose biranga. Ariko Nyiramapore akarwana n'ibyiringiro by'uko Bikira Mariya bazamukiza, akajya abwira data Mashabara ati ariko nubwo unyereza Bikira Mariya wanjye azandengera. Nasomye amagambo avuga ngo mu gihe abantu batarahabwa ubutumwa ngo babwirengagize, bahabwe umucyo bawirengagize, ngo buri muntu agomba abasha gusenga mu myumvire, niba ari wo mucyo yahawe akawugenderamo, mubyumve neza, akaba ari wo mucyo nta wundi yabonye umwereka undi akwiye kwakira, ngo abo bantu bagasenga mu madini atandukanye, Imana irabumva. Abanyamadini muri aha, niba nta wundi mucyo mwirengagije gusenga kwanyu, Imana irabumva. Ariko ndagira ngo mbabwire muri uyu mugoroba yuko nanone uwiziba amatwi amaze kumenya ukuri, Bibiliya ivuga ngo gusenga kwe ni iki? Ubu rero naje ngo umucyo Imana yari yarabahaye mwari mufite mutoya, aho musengera hose ngo ijuru ribongerera undi mucyo, uwo mucyo nimuwugeramo muzakurikiza icyo ijambo ry'Imana rivuga. Rivuga ngo umucyo wose mugezemo ari wo mugenderamo, Imana izabahe kugendera mu mucyo wo mu ijambo ry'Imana. Muri ibi byumweru 2 uwo mwari mufite mwongere w'ijambo ry'Imana ukuri. Nyiramapore mu kwizera kwe nuko igihe kiragenda avuka byihusemo, Bashabara aravuga amagambo akomeye ati niba Nyiramapore yabyaye nta mama yararwaranye ibyiringiro ko Bikira Mariya bazamurengera, data aravuga ngo ya mana ntakundaga, yarafitanye nayo ibibazo, yaragiranye ibibazo n'abapadiri baramwambura, aravuga ati Imana y'abazungu yambura sinzongera kuyisenga. Nyiramapore ayitsimbararaho, nuko igihe kigeze rero byihutemo, aravuga ati niba y'Amana hejuru yo guterekera, sogokuru byara data yari umupfumu Kayitare waraguzaga inkoko y'urugimbu rw'ibara rimwe, nawe yari yaragerageje byaranze. Cyakoze harizo yandaguriye, abwira Mashabara ati nabonye umuyaga uturuka iburasirazuba, aturaza ugera iwawe no mu rugo nawe uragera ntiwasigura kubura, ati hasigara agati kamwe gusa, agati rero bakagereranyaga mu ndagu zabo n'umuhungu, atoko agati nako ndakareba gasigara gahagaze mu nyanja, ati ngiye kureba kazamuka kadafite amashami, atariko kagiye kugera hejuru, kagiye kujya mu bushorishori gashamika amashami. Nimumbaze
ntabwo izo ndagu za Kayitare arizo nizeye Imana yabivuze, nizeye Imana ishobora byose kandi nta kibasha kurogora imigambi yayo. Ashobora abwira mama, abwira abantu bari bamubwiye, mushiki wanjye wari ugiye kumubwira, arabwira ati niba Nyiramapori cyari kiri murimo kivuye mu mwana biturutse mu Mana yiringiraga yasengaga atakuyeho ibyiringiro, noneho ya Mana ntemeraga yayitaga Imana y'abazungu, noneho ya Mana nibikoze burya ya Mana twayisenga. Iryo zina nuko ryaje, noneho ya Mana twayisenga. Habaye ibirori, reka mbyihutemo, Bashabari Nyiramapori niwe batangije amavuna, burya ngo ntakabura imvano. Nanjye menya Nyiramapori aribo bandaze umurage. Nuko Nyiramapori akomeza ivuna rero rirashyuha, muzi inkuru yageze ku mugore, abwira Bashabari ati nkubwira ko Bikira Mariya wanjye azandengera, none rero ubu ibintu birahindutse, ndagira ngo tuzajya no guhabwa batisimu. Bashabari ati ndihannye nemeye. Ati nuko bintu birakomeza bigeze kwa padiri, Bashabari batuzabatizwa nde? Ati nabatizwa Yohana. Nyiramapori atarivera kwa Byuma Yohana, Rutayisire Pasikari, Mukantabana Siperansi, Mukamurenzi Patirisiya, Abiyingoma Josephine, Mukamusana Savera, kwa Byuma Yohana. Bageze kuri aka ngaka hari imbyaro 13 nibuka amazina, nuko bangezeho bati uyu wo muramubatiza nde? Bati twamwise twayisenga ariko tumuhitiyemo akazina kitwa Emmanuel. Mbega izina ryiza, nubwo ritaruta irya Yesu, nubwo abanyarwanda banga izina ribi, izina ngo ntiryabujije umukobwa kuruha. Ntabwo ndindushyi nataye agahinda kose, ntabwo nyikitayeho, Yesu yaranduhuye. Matayo 11:28 yasohoreyeho ngo mwese abarushye n'abaremere muze musanga ndageza nde. Yesu yaranduhuye, nataye agahinda kose, ntabwo nkitayeho kuko nambaye amahoro ameze nk'umwitero. Uwo mwami niwe dukwiye kwerekezaho umutima, intimba zacu zose tukazimukoreza, akatuguranira, akaduha amahoro, tukabaho muri iyi si ibisubizo bimwe tutabifite ariko dufite ayo mahoro. Mbifurije amahoro aturuka mu kwihana no kubabarirwa ibyaha. Nagira ngo mbabwire rero, iyo Mana dusenga Emmanuel bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe, niyo yaremye iyi si. Nagira ngo mbabwire yuko iyi si yayiremye mu minsi 6. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 1 tuzahagaruka. Iyi si Imana yaremye mu minsi 6. Nagira ngo mbabwire itangazo muri uyu mugoroba ry'uko iyi si igiye kurimbuka. Iyi si igiye kurimbuka. Yo mpamvu ikigo cyacu kivuga ngo ikimenyetso cya nyuma ngo isi irimbuke. Dusenga Imana. Turagushimye Uwiteka Yehova, icyubahiro no gushimwa no guhimbazwa bibyawe iteka ryose. Wa mwanya wo kwiga ijambo ryawe urongeye urogeze, duciye bugufi mu ijambo ryawe kuko ari iryera kandi rikaba ari ubumana bwizingazingiye mu mpapuro kugira ngo bushyikire umunyabyaha. Nitwahangara kuri bumbura tutagusabye ngo bane natwe. Iminota mikeya dufite Mwuka Wera nagere ku bitekerezo bya buri wese, abikangurire ko kwitegura ko kuraje vuba bidatinze. Imitima yacu twese abateraniye aha, abatwumva n'abatureba, bose bagire kwitegura kusiba, kwihana gukurikizwa no guhinduka, bitume tubasha kwitegura ingoma yawe itazaba amakaga n'ingorane kubwa Yesu Umukiza wacu. Ikimenyetso cya nyuma ngo isi irimbuke. Abantu bajya bazana ibintu byo gukereza, bakavuga bati iyi si byoshe, iyi si imeze neza, ntabwo yarimbuka rwose. Ndetse igihe kimwe nari ndi mu materaniro ahantu bita kuri Hermes Kamukina, hari mu mwaka wa 2017. Ngera atanga itangazo rivuga ngo barababesha, ntabwo ibya Adamu na Eva byabayeho. Yeremiya yaravuze ngo mbese ifatiro zishema umukiranutsi yakora iki? Abafite amaso yo kumva, ayo kureba n'amatwi yo kumva, hari icyo bari bumvise. Iyo bavuze ngo ibya Adamu na Eva ntibyabayeho, babishatse kuvuga ngo irema ntabwo ryagenje gute? Iryabayeho. Izo nizo fatiro zishemwe. Ubwo irema ryaremwe mu minsi 6 ntabwo ryabayeho. Ubwo isi ntabwo yigize iremwa n'Imana, yaje kwihindagurika. Inyigisho ya revolution ikaba iratangiye, irumvikanye no mu bitwa ko bafite za dogitora. Arongera avuga ikintu gikomeye ngo amadini yose ari ku isi n'ay'Imana. Ubwo rero yandirimba ikaba iremejwe ko twaremewe twese kuzajya mu ijuru. Turigiyemo twese ntacyo byaba bitwaye, ariko kwa no harokotse bangahe?
harokotse 8 gusa, abandi baranze kumvira Imana. Ubu abantu bagenda bita ko atunganye ku isi, yewe batangaje iryo tangazo, sinshaka kumuvuga ariko baryumvise, njya mbabona mu materaniro, ariko hari ababyumvise baraha. Ayo matangazo mvuze muzamura ibiganza babumvise ayo matangazo. Uratinya ngo tutazajyana ni hahandi hano. Arabitangaza, isi irabyumva. Ikintu cyambabaje, abantu barongera basubira mu nsengero, basubira mu makatedrali, basubira mu misigiti bafite Bibiliya batareba icyo Bibiliya babwira. Nshuti zanjye, ibyo bihendo bya Satani, ibyo bihenda abana yo kubavugiriza ubuguyiguyi, babahereza utuntu runaka, nta kibazo, mwinywere, mwirire, mwisambanire, haleluya muzajya mu ijuru. Ibyo ni ibihenda abana. Abantu bagiye gutungurwa n'isi imanukiwe n'ibyago 7 by'imperuka. Ibimenyetso bigaragaza kumanuka kw'ibyago 7 by'imperuka biri kugaragara. Abahanga mu bya siyansi bari kureba mu kirere bakabona ikibuye kinini cyane kigiye guhanuka kigakubita isi igashwanyagurika. Abandi bagerageje gufata imbunda n'ibisasu bikomeye ngo babyerekezeho bazakirase bagihanure, bagira ubwoba bati nitugihanura ibisate byacyo nabyo bizagera ku isi biyibirandure. Bafite ubwoba. Luka yari yarabivuze mu gice cya 21:25 ngo abantu bazagushwa igihumure no kwibwira ibyenda kugenza gute, byenda kuba. Amahanga yo hasi azababara bumvise imiraba n'inyanja bihorera, za tsunami, imiyaga iteye ubwoba, kugenda kwangirika kw'ikirere. Uyu munsi wa none izuba ryamaze kwangirika, akayunguruzo k'izuba. Niyo mpamvu iyo ricanye mu gihe runaka rigera ku bantu cyane. Bahanga mu bya siyansi bavuze yuko mu mwaka wa 2050 abazaba bagihumeka bazaba bari kwicwa na kanseri yo mu bwonko, kubera ko izuba ryegereye abantu cyane. Si izuba ryamanutse, ahubwo akayunguruzo k'izuba kamaze kononekara. Nta cyogajuru cyajya kugasana ngo kiboneke. Indirimbo ya kabiri twatangije yatubwira ngo ibyerekana kuza ko birihuta kugenza gute, kuboneka. Nshuti zanjye, mukwiye kuva mu mikino. Amazi ntakiri ayandi, nta cyogajuru na kimwe ku isi n'ikoranabuhanga gishobora kujya gusana akayunguruzo k'izuba. Ntibishoboka. Imana irashyiramo agahenge igacishamo ibicu n'imvura ikagwa kugira ngo tubashe kureba ko twatekereza. Ariko mu minsi iri imbere ibyo ni bimwe mu bimenyetso. Kwangirika kw'izuba biri mu kimenyetso, mu bimenyetso 7 by'imperuka bizagwa kuri iyi si. Harimo ikimenyetso cyitwa izuba rizotsa abantu. Yahishuye 16 niho dusanga ibyo bimenyetso. Hazaba hari icyago cy'urubura kizamanuka gipima amatoni menshi cyane. Izuba rizica abantu bagira icyokere, bajye kunywa amazi kuko bazaba baramenye amaraso y'abera baranze kwizera ukuri. Ngo nibagera ku migezi n'amasoko basanga byabaye ibiremve. Ariko abana b'Imana bazasohorerwa n'amagambo ari muri Sawuli avuga ngo uwamwisha rw'isumba byose. Haleluya. Imana izamurinda w'amahoro masa. Bazajya mu migezi n'amazi, amazi ababere meza. Ariko abanyabyaha bazajya kuyanywa basange n'amaraso. Hasohora ubuhanuzi bwo mu Byahishuwe igice cya 3:15 ngo bazabwirwa amagambo avuga ngo nibanywa ayo maraso kuko nabo bamenye amaraso y'abera. Nshuti zanjye, uyu munsi nudahitamo kuba mu ruhande rw'Imana, Satani wazagushyira mu ruhande rwe kandi uzagerwaho n'akaga gakomeye. Iri ni itangazo mbere y'uko isi Imana yaremye mu minsi 6 irimbuka. Imana yifuza gutangariza abatuye ku isi yose, nabwira ngo nyamuneka mube maso. Ngana ku musozo, Mariko igice cya 1 umurongo wa 15 haranditswe ngo nuko rero igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana bugenje bute, buri hafi. Nuko rero mwihana ibyaha byanyu. Haleluya. Bifurije muri uyu mugoroba kwihana ibyaha bw'Imana. Daniel yabonye muri Daniel igice cya 2 umurongo wa 40 abona ubwo bwami bw'Imana buzasimbura ubwami buzaba bwarabanje kubaho mu gishushanyo umwami Nebukadinezari yarose. Daniel akajya gusobanura ubusobanuro bwabyo. Agiye kubona icyo gishushanyo, hejuru umutwe wacyo wari izahabu, amaboko n'igituza byari umuringa, byari ifeza. Agiye kureba inda n'ibibero asanga byari umuringa. Agiye kureba amaguru asanga ari ibyuma bivanze n'iki n'ibumba. Ibyo bisobanura ingomenye zagombaga kubaho ku isi kandi zimwe zararangiye. Insanganyamatsiko yacu iravuga ngo isi iri mu marembera. Iyo ikintu kiri kurembera ntabwo kiba kiri gutunguka, kuko umutwe w'izahabu washushanyaga ubwami bwa Babuloni
yabayeho mu mwaka wa 605 mbere y'uko Yesu avukira abanyabyaha mu isi. Ubwo bwami bwararangiye. Kuro na Dariyo barima amaboko n'igituza, bahangura ubwami bwa Babuloni, baraconshomera maze bariruka ubwo bwami. Haza ubwami bwa gatatu bwa Alexandere Mukuru, uwo nawe arapfa mu gihe gitoya, wafashe isi mu gihe gitoya. Ariko bwami bwa gatatu arangije asimurwa n'abagaba b'ingabo bane, uwitwa Lisimakusi, uwitwa Kasande, uwitwa Peteremi na Lisimakusi. Abo bose bagerageza kuyobora isi nayo birabananira. Mu bwami bwa Roma y'Abakayisari amateka uko agenda akurikirana, imyaka uko igenda ikurikirana, isi iri kugenda irembera. Ubwami bwa mbere burarangira, ubwa kabiri burarangira, ubwa gatatu burarangira, ubwa kane Danieli agiye kureba abona ngo ubwo bwami bwa kane, arebye muri Danieli 7 abugereranya n'inyamaswa enye. Iya mbere yasaga n'intare, iyo ni Babuloni. Ya kabiri yasaga n'idubu yegutse uruhande rumwe, Abamedi n'Abaperesi bari bakomeye uruhande rumwe ahandi boroheje. Inyamaswa ya gatatu yasaga n'ingwe. Ingwe ni inyamaswa yihuta cyane kandi yari ifite amababa, ayo mababa yarashikurwaho. Agiye kureba abona ku bwami bwa kane kuri cya gishushanyo, ubwami bwa kane kuri iyo nyamaswa, abona ubwo bwami butandukanye n'ubundi bwose bwabanje, kuko yabonye iyo nyamaswa ya kane yaramenaguye ibintu bisigaye bisiribangisha iki amajanja yayo. Nagira ngo mbabwire ko uyu munsi wa none tuhagaze mu bwami bwamenaguye miliyoni 50 z'Abakristo baricwa muri stade y'Ikozeri Roma, barabambwa, abandi bagaburirwa inyamaswa, basira guhamya Yesu, basira guhamya Bibiliya, basaba guhagarara mu kuri, ibisigaye bisiribangisha amajanja. Uyu munsi yagurukije inyigisho z'ibinyoma n'abantu z'ibinyoma, barasiribanga ibyanditswe byera. Ariko nagira ngo mbabwire inshuti zanjye, uba mu rwisha rw'isumba byose n'amarembo y'ikuzimu ntazamuhangara. Bibiliya, kandi Bibiliya yonyine izamuyobora. Ubu bwami bwa kane duhagazemo buzeruka amateka y'isi, wahagaze nk'iyi si mu ishusho y'umuntu, ugeze mu nzara no mu mano. Maze Danieli areba iby'ubwo bwami mu ishusho y'inyamaswa, areba iby'ubwo bwami mu ishusho y'igishushanyo. Ngo nuko agiye kureba Danieli igice cya 2:44 tugana ku musozo, wagiye kubona abona ibuye ritarimo n'intoki z'umwana w'iki bakundwa. Yesu ashimwe. Abo turi kumwe, Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Abona ibuye ritarimo n'intoki z'umwana w'iki, abona iryo buye riramanutse. Iryo buye rero abahanga bari kureba mu byuma byabo bakaribona mu kirere, bakagira ngo ni ibuye risanzwe, ariko iyo ni imvugo shusho ya gihanuzi. Ibuye abubatsi banze iryo ryahindutse rikomeza imfuruka. Agiye kubona ngo abona iryo buye ritarimo n'intoki z'umwana w'umuntu, rirahanuka. Imana iri guca amarenga, rikubita kuri cya gishushanyo, kiramenagurika cyose, ngo gihinduka nk'umukungugu w'aho bahurira mu ki. Maze ku murongo wa 44 Danieli avuga iby'ubwo bwami, shaka ko mwifuza kuzabamo ariko mukanabigira ibyanyu. Ngo nuko arebye abona ngo ku ngoma zabo bande, ku ngoma zabo ngo Imana yo mwijuru izimika iki, ubundi bwami butazagenza gute, butazahanguka iteka ryose. Ngo n'ubwami bw'amahoro, butazabamo sida, butazabamo kanseri, butazabamo ubugumba, butazabamo kuba incike, butazabamo kuba imfubyi, butazabamo agahinda. Ubwo bwami buzagirwamo n'abihannye ibyaha byabo. Muri uyu mugoroba mbifurije kuzaba muri ubwo bwami. Ikimenyetso cya nyuma rero ngo iyi si irimbuke ni ubutumwa bwiza bw'ubwami. Yahishe 14:6 ngo nuko mbona ubutumwa bw'abamarayika batatu. Marayika wa mbere aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwire mu isi yose, mu miryango yose, mu moko yose. Abwira abantu ngo nimubahe Imana mugenze mute, muyihimbaze, muzirikane ko igihe cyo gucira isi imanza kigenje gute, gisohoye. Kandi muramye iyaremye ijuru n'iki, n'isi n'inyanja n'amasoko. Mwe kuramya ibigirwamana, ntimukagire izindi mana mu maso yanyu. Hakurikiraho marayika wa kabiri, aho ubutumwa bwiza bugeze, avuga ijwi rirenga ngo iraguye, iraguye Babuloni. Aho ubutumwa bwiza bugeze, Babuloni y'ibyaha irasenyuka. Reka muri uyu mugoroba Babuloni y'ibyaha isenyuka mu mitima yacu. Hakurikiraho marayika wa gatatu uvuga ngo umuntu naramya ya nyamaswa ubwami bw'isi, akaramya n'igishushanyo cyayo kirwanya Imana, azanywa ku mujinya w'inzoga y'Imana, aribyo byago 7 by'imperuka, bisa ry'abanzi b'Imana. Iryo tangazo ritangariza
abantu ribwira abantu ngo mugaruke kukuramya kuzima, mubahe Imana muyihimbaze, mwongere mugaruke ku rufatiro rwo kwakira ubutumwa bwiza. Yesu Kristo niwe butumwa bwiza, niwe kimenyetso cya nyuma kigomba gutangarizwa isi yose. Muri Matayo 24 ku murongo wa 14 haravuga ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo buhinduke ubuhamya bwo guhamiriza iki amahanga. Nibwo imeruka izahera kugenza ite? Tuzagaruka ku bimenyetso by'imeruka, ariko ikimenyetso cya nyuma simusiga ni itangazo ry'ubutumwa bwiza. Ni Yesu Kristo ukwiye kubwirwa abanyabyaha, ni Yesu Kristo ukwiye kongera guhendahindura abanyabyaha kugira ngo bamwakire isi itararimbuka. Igihe amagambo yo muri Maraki azasohora, Maraki 3:19 haravuga ngo dore hagiye kuzabaho umunsi utwika nk'iki nk'itanura, abibona n'inkozi z'ibibi uwo munsi bazashya babe ibishingwe. Isi igiye kuzahinduka umuyonga, abibona bagiye kuzaba umuyonga, inkozi z'ibibi zishe amategeko y'Imana bagiye kuzaba umuyonga. Yesu atarahaguruka ku ntebe y'imbabazi bavuga ngo birarangiye, arifuza buri wese ko yakira ubutumwa bwiza, akamwakira nkawe Yesu ubutumwa bwiza nk'agakiza, kugira ngo abari mu isi bose bazabone ubugingo. Mbifurije kwita ku bimenyetso, mbifurije kwita ku kimenyetso cya nyuma aricyo Yesu Kristo, we butumwa bwiza waziye abanyabyaha, akavuka, agapfa, akasuka, akajya mu ijuru. Inkuru nziza ikaba ishingiye kuri izo nkingi eshanu z'ingenzi. Dushima Imana Yesu ko yavutse. Haleluya! Dushima Imana Yesu ko